Mico ngwino. Komera komera. Aya. Akazi kaba kabaye akazi. Ubu nanjye ubaka kanya nibwo nyivayo. Nibwo ukivayo hahanda warugiye. Sedo yaramereye nabi bitutsi, ambwira amagambo menshi ameza mabi urabizi nawe. Yaramereye nabi cyane. Dugudu se ko nawe utoroshye ahubwo. Oya. Byagenze neza se? Ubundi se nakoroha unakoroha n'abantu batuye muri Zamburi koko. Nakorohera abantu batuye muri Zamburi. Zamburi se ka wishuye n'ubundi ariko nanjye mba nkarimo. None rero ibyo nagutumye se wavuye se kwitarajya yose. Ko nta mudugudu ujye ushyira mu gaciro. Navuye. Agaciro se ngiye nguciremo koko. None se nagutumye bari abana bose bacuruza ibirako hari ku muhanda hari hepfo gato yiti cy'umwembe. Naba abagore bose bazunguza imineke. Bose ugenda ubirukana ubambura ibyo bafite. Hacitsemo batatu. Bo bagucise ureba hehe. Abakuze bose abafite ibintu bikomeye byose nabafasha. Okay. Bira hasi nagutumye biri hehe. Mudugu nawe ujye ushyira mu gaciro mudugu. Ijoro turara turi gucunga umutekano. Gusa nyine si nta nubwo nasanze babifite. Bose do harimo ubusa nabashe kuzana akangaka konyine kamwe. None se wakirebwe aya mavuta ari ku munwa yakuzuyeho. Tuvuge yuko wavuye mu rugo wisize ubuto ku munwa. Aya mavuta wabuze gikotoru ya turuwasa wisiga. Aya ni gereserine. Suzi ko kumushara muduhemba. Gereserine uri umukobwa? Ni ukoroshya uruhu. Uri umugore cyangwa? Ni ukoroshya uruhu gusa. Cyangwa uri ikinyabibirisha? Ntago mudugu nawe nzi. Ugura igitabapfu rero. Oya ntabwo ndi kimwe uri kunyita n'ikibura buryo wenda wanabivuga ariko none se tuvuge yuko wagiye urababura. Nababonye nzana indobo kugira mu rwego rwo kugira ngo nawe ubone ko nagiyeyo ariko nta biraha byari birimo pe kabisa. Ibiraha 25 byose babiri urabimara. Nta byari birimo. Oya wabiriye byemera. Nze nawe ngushyire dosiye. Harya bakwita nzi. Banyita bibera ariko dosiye se yiki? Ibiraha 25. We nta byari birimo. Nta byari birimo. Nta kibazo. Niza kuri tuno dukweto. Urambabariye se? Niza kuri tuno dukweto. Narakubwiye ngo iyi ni Zamburi ni quartier yigenga. Nta muntu nzigira nge norohera n'umwe mwana sibyo. Akose mudugu. Ari umutekano abaturage birirwa banserereza. Nawe dufatanyije koko ugashaka kuzana ibintu byinda koko. Ko nakubwiye ngo ujye kwa Kidomororo uzane igitoki kiri yose wagiye ukakiguguna wenyine ukakirya. Nibirahana ari ngubwiye ngo ugende ubizane nge nirire nta cyo cyo nari ngusabye mwana. Nasubiye ku gitoki uburabwa hari ubumvikane kugira ngo kiribwe. None se kuba wibuke ko hahandi. Oya wimbwira byinshi shogoza umunwa wawe nakumvisha ati igihe wanyikorereye unuri urumva. Inkweto zanjye ze zo. Wanyikoreye unuri. Ubwo komeza wicare kuri iyo nzu y'abakire mu kana bo baragusanga bagu. None se mudugu inkweto zanjye. Inkweto zanjye se. Ha mudugu tugu. So kugabana neza. Ngoga rukari ibiraha bibiri byari bisigaye. Ubu ngiye kutaha nambaye. Abantu hari imbuye nagutegeka kubaka. Ngiye bacaka umudugudu wacu ubundi muri Zamburi. Urangwe n'isuku. Urumva ba abantu bagenda bacira mu muhanda, ba abantu bagenda baryagagura mu muhanda, hano bagenda banyara ku bikuta. Kuko ibintu byinshi byo kugenda unyara ku bikuta.
bituma inzu z'abandi zisenyuka. nanjye ngenda mbireba ko ntabwo nakwemera ko bangiza umudugudu wacu wa Zamburi. Nanjye rero dore mvuye hariya hepfo kwa Sagihobe. Ndakumanga nyine niyo story nari ndi kuguterera. Mvuye hariya hirya kwa Sagihobe. Ndakumanga ndakumanga nyine tubarabanga kunkingurira. Bari kureba filime kandi twa tugiye kubishyuza umutekano. Ndaje ndavuga ni nubundi nanjye reka nkwereke utuntu nikorera. Mise ntundagira inzu mpita ngenda manura antene kugira ngo barekere kureba televiziyo. Gute tujya kubaka amafaranga y'umutekano bagakomeza bakareba televiziyo. None se wagezeyo sangaye kwa Sagihobe? Nagezeyo saa 12 zuzuye za mu gitondo. Sagihobe se uturanye no kwa Nyirarurinda? Sagihobe rwose ungu reba kwa Mukarurinda. Umanutse hepfo gato umuhungu kwa nama byariro. Nuwo nguwo umwe mu usanga hari mure mu rutsumba ho gatoye. Uruguro kwa mwene Kimbo. Ndahazi haraba sejo bundi sa ejo bundi umukobwa wabo sakoze ubukwera agashakara na kagagabo. Na kakagabo tureshya. Yashakanye na Cimbo ya nuwo nguwo rwose. No kuvuga ngo rero uriya mugabo to nari muzi nk'inyanga mugayo. Ako nagiyeyo. Cyakubona nyine tu takumanga yanga kunyingurira kimitavanire kanjyane televiziyo. None se iyi intene turebe kuyimamiye nabi. Nyine ndahuna kamwe kangiritseho. Jeho dore bareba gareba sra. Urabona se utayangije koko? None nari kubigenza gute ndahurutuje nyine tu rumva ubwo yari icometse muri televiziyo yanga kuva muri televiziyo. Bitangira bitunganya ko urumva yuko bari abantu bo muri Zamburi ntago bacyumva pe barananiranye. Muri Zamburi ndashaka kuhazana. Numvishe ngo uriya muhungu kwa Karaveri hari amanyanga asigaye akora. Ngo akazana ibintu byitwa ngo Erikave bakarwanisha abantu bakuraho amafaranga. Ndabizi. None ngo yazanye ngo n'urusimbi rwitwa Kazungu. Urumva kandi urabizi urwo rusimbi twigeze kubiganiraho yuko ari twe tugomba kuruzana muri uyu mudugudu. Urumva ukuntu yatujyanye business. Ngo yatujyanye business. Urusimbi biriya bya betting ibyo bira n'ubundi n'iby'abazungu tugomba twe kubikura inaha. Izana urusimbi rwacu azaza amafaranga azaza ajya mu mifuka yacu. Nabe ari twebwe turi kubikinisha ko gushakira abasore b'ingirigiri. Akaba ari bo dukoresha. Ndabazi amafaranga akinjira. None se ahubwo uriya muhungu wirirwa akinisha Erikave tombora. Shaka muze kujya kumufata. Mugerekeho icyaha cyo kuba yisha mu ijoro akambura abantu agacapura n'abantu. Nenoho tumwandikeho dosiye ajye gufungirwa igikondo. Byanaryoha neno tuvuga yuko afata abakobwa ku ngufu. Urabona ikino gihugu cyacu biba nako urabona nyine igitsina gore tusigaye tucyubaha cyane. Urumva tumugeretseho dosiye yo gufata abana n'abakobwa ku ngufu. Ariko se ninde wabyemera hano muri Zamburi kuzi yuko abantu benshi bagiye basuhuka ari abakobwa baho barasutse ngo bigiriye ngo Kigali gushaka ubuzima. Rero nta muntu wafa kubyemera kuko hano hari abakecuru. Gase ninde wakemera yuko ajya gufata abakecuru ku ngufu? Ariko ubu ngubu reka manze nkubaze. Abakobwa bo kwa Nyirahirwa no kwa Margarita narayepfo no kwa Nyiramana no kwa Mukakanani bara n'abakobwa hano bari ko bakaba mu myaka 40 uzi yuko bageze aho bamanuka. Barabageza ahamanuka bagenda ahamanuka. Ntabwo cyo cyaha cyabari tumugerekeho yuko acapura abantu. No kuvuga ngo rero ariko numvise Bibero yampamagaye arambwira ngo wamutwaye inkweto. Jewe kwamutwaye inkweto rwose ngo amwibye inkweto. Yuvuga reba urukweto rwanjye. Urukweto uziko na rwatse umunyakigali yasinze. Reba urukweto bambwiye yuko rugura 50. Reba uracyari runaciye kuri rwa rusaza ngo nimba ari umusaza.
biza kuba mutangiye gusobanukirwa mugomba gukora no muri Zamburi. Narababwiye ngo nimuzaza mujya kwishyuza umutekano bakanga kubishyura mujya mukuraho urugi cyane. Nimuhura n'umuntu nimba afite ibihumbi 100 mugabane, kubera yuko murabona twabuze amafaranga yo guhemba abanyerondo cyane, twaraburaniwe hano rwose muri Zamburi. Ikindi rero nta bukwe bukiba. Impamvu ubukwe butakiba hano muri Zamburi ngo twashyizeho ngo ibintu by'imisoro. Ubukwe busigaye bukorera mu byumba byabo cyane. Gahunda rero yafashwe n'imwe, gahunda nakuka. Umuntu wese uzaza wumva afite itekerezo cy'ubukwe, ugenda umugenda runono wumva hana azabukorera, yabukorera mu rutoki, tugende tubishyuze. Gusa ahubwo se buriya hari abakobwa bo kwakata inguni n'abandi bahehe ura ntitwabara nkaho banyereje umutungo wa leta kubera kwanga gushaka. Oya, buriya rero hari ikintu reka nkubwire. Ni inama njya numva z'abantu bari macuri, ariko none bacurukuye ngo gushaka ni byiza, ariko none bikaba byiza iyo udashatse. Ukundana ngo ni byiza cyane, ariko none bikaba byiza iyo udakundanye, kubera yuko byose nibizana ibibazo. None se ubona uriya Kabanda dasazanye, Kabanda nyine nta kibazo, Kabanda yarayisazanye ntiyigeze rwose ashaka, kandi abonye ko yigwijeho imitungo n'ubukire. Buriya ari no mu bantu bagiye kuzafata igihembo yuko muri uyu mudugudu wacu wa Zamburi nta gikwe yigeze akora, nta n'umugore yigeze aza kumurega ngo yamufashe ku ngufu. Abo bantu rero twe nibo dushaka. Ari no mu bantu buriya batanga umutekano. Iyo ngezeyo nyikomanga ako kanya tavuga ati kubanza ufata 200 uze kuza kunywa akantu. Urumva abantu nk'aba niba dukeneye. Noneho abantu muri uyu mudugudu muri Zamburi bagiye babyara abana benshi, tugomba kubirukanamo bakajya gutura hirya y'induba gatoya. Induba urahazi? Ndahaza ko gatekereza hirya kimoteri nyine, kuko urumva muri Zamburi giye bundi abaturage nibongera gutora bazanyuma maze mbe nka meya wo muri Zamburi, mve ku giciro cya mudugudu mbe meya. Nimba meya urwego uriho nawe nzaruhindura, nshobora no kuruvuna ukajya hasi, waba kanyesuku cyangwa abantu bagenda batoragura ibipapuro mu muhanda. Ntabwo ukoreye neza ushobora kugenda ugatoragura amafaranga. Ugatoragura amafaranga, icyo umunsi ugahita ukubera mwiza. Icyo gitekerezo ni ukuri, ni inyamibwa. Ni inyamibwa. Urumva njyewe mbaye meya naguhindurira icyiciro. Uyangere bakuvana ku kazi k'abanyerondo ukaza ugahita uba mu bintu byo utoragura utwanda. Ni ukuri ko Imana reka nkubwiza ukuri, njyewe amaguru, amaboko, igihimba n'umutwe n'inda byose uranoye. Ngenda guta ijwi ryawe rero kuva urinoye. Okay, reka ryandike rwose, ngenda gutoye. Naho ubundi rero giye kujya hano ruguru kwa Focus. Ngaha nta kibazo, yizane nta kibazo, nyikubikire nta kibazo. Ariko twa tugiye kujya kwibika ku kagari. Ku kagari uzi ibintu bimaze byinshi bibaze bihaburira. Twafashe Kambuca turazihajyana, dufata za nzoga zitemewe zayewe muntu nacunga inzira, turazihajyana. Twamenye abantu bazinyweye, twamenye aho zarigitiye. Uzi ko ari akagari haba hari bamwe benshi. Ubuse uhajyanye antene imbeba zikayirya cyangwa bakayiba. Ako nanone yizane wowe, ahubwo abantu bose muri buhure batishyuye umutekano, nimba agiye guhaha mwambura ibyo afite. Oya ntugire ikibazo. Wowe noneho rero narebi ijyana uyibike. None se ubundi we kuri leta nawe narebi genda uyibike, wowe ibike neza ntarebi pe. Mudugu narebi ubu ngubwo nayo hano ruguru kwa Focus yari yanyemereye yuko ngomba kubari ko kahari ya ruguru ko kwa Nirora. Ufate iyo inzoga ya Desi uyinywe, kandi uyinywere mu kabari cyangwa ujye kwinywera iwawe mu rugo. Ako nagahimbaza musiki. Narebi rwose urakoze, ndagushimiye pe. Nta kibazo, ugenda nawo bebera umwihorera. Oya narebi rwose. Oya nta kibazo rwose. Komeza ugende. Narebi. Ese ngenda bahirira sha. Ubu urabona intebe uzongera kuyibona. Cucu zagihindurira icyiciro.
icyiciro nzegera bahindurira muragaha. Wahura n'iki mbwira. Wamenye nawe amakuru? Amakuru wayamenye? Amakuru ameze ate? Baba we. Mbwira rero kagira inkuru. Umva. Ibintu bimeze neza cyane. Ubu aka kanya bya bintu byo kuvuga ngo waba ufite impano ukaba wararenganye, ufite impano ukaba warabuze ahantu wakinira filime, warabuze umuntu wagukorera filime ikaba ari nziza, filime, ubukwe, indirimbo, ibyo byose turabikora. Waba ushaka gukina filime ya gisiyo, waba ushaka gukina filime ya komedi, waba ushaka gukina ibintu nyine by'ibano yawe, gana kuri channel yacu yitwa Chamina Movies. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri nomero ikurikira 078 19 56 355. Ndayibasubiriramo 078 19 56 355. Wow! Nawe kabye inzozi zawe. C'est quoi? Nibyo.